nyagasani tabara bawe nyagasani bose kuru nyagasani tabara bose nyagasani bose kuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashobewe ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashafuye ekundorere nekundorere nekundorere nekundorere. Abakozi ba radiyo Inkingi basuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo Inkingi Buruseli mu Bubiligi. Ndahamagaye Jean Marie Vianney Ndagijimana uri hariya mu Bufaransa kugira ngo tuganire. Jean Marie wiriwe? Wiriwe muvandimwe Gaspard Musabyimana. Komera. Naguhamagaye Jean Marie kubera amakuru yo mu karere k'iwacu hariya ku Kigeme ejo hayi imyigaragambyo bavuga kuko bamagana ubwicanyi bwakorewe ngo burimo bukorerwa abatutsi bo muri Kongo ku buryo ngo bakeka ngo hari jenoside. Ariko nzi ko wanditse igitabo mu minsi ishize mu myaka yashize kivuga ngo Kagame yasacrifiye les Tutsi. Ndimo ndibaza uko bitekereza uko bisesengura n'ibyuzi Kagame ashobora kuba ashaka kongera gukina uriya mukino wo kwitwaza ibitambo by'abatutsi kugira ngo agere ku byo atekereza. Urakoze kumaze icyo kibazo koko nanditse igitabo kimaze igihe. Icyo gitabo ni iki: Paul Kagame yasacrifiye les Tutsi, ariko cyanditswe no mu Kinyarwanda cyitwa ngo Paul Kagame yatanze abatutsi ibitambo. Ibyo bitabo ushobora kubibona kuri Amazon n'ahandi. Ikibazo rero cyawe urakibaza ngo birashoboka. Ngiye ndakubwira ko ni ibintu bimaze igihe bikorwa. Ubu ngubu n'abaturage bo muri Nord Kivu hariya za Masisi za Rucuru Kishisheho mwarabibonye. FPR ariyo M23 M23 iragenda ikica abaturage baho, impunzi z'abahutu, ikica abaturage bandi bo bita ngo ni les Bantu, abandande, abahunde nabo mu yandi moko ya hariya. Bakavuga ngo ni FDLR ngo na FRDC bisha abatutsi, ariko bavuga batesa abo batutsi bishwe n'ibande nta liste bashobora kubona kuko atari bo bapfuye. Ariko rero ni ikintu general, navuga ko ari rusange muri politike na strategie za Kagame. Icyo kibazo mbajije nakiganiriyeho n'abanyamurenge mu mezi ashize, bambwira ko bari bamenye inkuru yavugaga ko kandi byategurwaga na Kabarebe n'abandi ba general bandi, bavuga ko basabye Red Tabara n'ingabo zindi z'abanyamurenge zikorana na Kigali ko bakwica abanyamurenge nk'ijana cyangwa 200 kugira ngo noneho guverinoma y'u Rwanda itangire isakuze. Ni cya gihe ndumva warabikurikiye, nzi ko uri mu bakurikira amakuru cyane, igihe abanyarwanda b'abanyamurenge bo muri Canada bandikiraga Premier Ministre wa Canada bavuga ko Kongo iri gutegura genocide y'abanyamurenge n'abatutsi. Burya rero bategurwa nyine igitero cyo kugira ngo bice abanyamurenge, n'ubundi Red Tabara nicyo yashyiriweho. Yego n'ubundi barashaka kuzafata ubutegetsi mu Burundi, ariko icyo bashaka no kugira ngo bice abanyamurenge n'abaturage bo muri kariya karere, noneho hagiyeyo abandi baturutse mu Rwanda. Muri Nord Kivu rero ni nabyo byaravuzwe mu minsi ishize bavuga ko iyo plan ihari. Biragaragara iyo urebye n'ukuntu bamaze kwica abaturage b'Ikishishe na Rucuru, hariya hose burya aho bagiye baca hose bisha abaturage. Bunagana bishe benshi, Jomba bishe benshi. Noneho bakavuga ngo ni interahamwe zo muri FDLR na FRDC babikoze, ariko bajya kubaza abaturage batishwe bakavuga bati reka da, ni M23 ifatanyije n'abasirikare b'u Rwanda batwikiye abavandimwe n'ababyeyi n'abana.
ibyo ni ibintu documenté na Nations Unies zirabizi ndetse na MONUSCO yaravyemeje. Ndumva warabonye ukuntu basigaye bakoresha nyine amayeri bari basanzwe bakoresha na kera, kuko burya hagati ya 90 na 94 byagiye biba kenshi. Byarabaye bakagenda bakohereza abasirikare babo abakomando kujya kwica abagogwe. Ni ibintu twagiye tubwirwa n'abari bari muri izo komando babikoze, noneho bakabica bagahita basubira iyo baturutse, bakavuza kamo bati Perezida Habyarimana n'igisirikare cye n'interahamwe bari kwica abatutsi. Yego koko hari ahantu abatutsi bagiye. Hari ikiganiro kiba hano kuri YouTube cy'umugabo koko uvuga ukuntu bisha abagogwe, uribuka ko ari byo byahereyeho bafata ibihano bavuga ko Habyarimana yamaze abatutsi. Yes, byaranditswe no mu bitabo, nuko rimwe na rimwe bitaba biri accessible, ariko umuntu nka Jean Pierre Mugabe igitabo yigeze kwandika cyitwa US, igitabo cyiza cyane. Muri icyo gitabo arabisobanura ko Jean Pierre Mugabe yari muri service de renseignement, yari maneye gukomeye w'igisirikare. Arabisobanura neza, avuga icyatumye babikora, avuga ko ni cya gihe bashaka ko amahanga adatabara ubwicanyi bwakorerwaga muri za Ruhengeri na Gisenyi. Noneho guverinoma y'u Rwanda, Kagame n'abandi, ndumva Kagame yari yagiye no muri Nations Unies, bavuga ko ngo ari interahamwe zagarutse zica abaturage. Amahanga bakavuga bati ibyo bintu ntabwo tubizi, mwaduha gihamya. Noneho bohereza, Amerika yohereza Madame Albright kugira ngo aze kubimonitoringa, mbese yari afite na ekipe y'abantu bashinzwe kubireba ngo bamenye koko aho bishingiye. Noneho Kagame atanga amategeko aravuga ati rero uriya mukecuru nahagera bakamenya ibintu bihari, bakamenya ko tubeshya ko nta bacengezi bahari muri iki gihe, ntabwo tuzabona aho duca. Noneho arababwira ati mugende mujye mudende mwice impunzi z'abanyekongo b'abatutsi, mubice, noneho tuvuge ko ari abacengezi babikoze. Ibyo biri mu gitabo cya Mugabe rwose. Kandi nabarya bose ba Munyandinda na ntuzana wa undi wanditse igitabo cya mbere Ruzibiza nawe yarabivuze. Ariko mu gitabo cya Mugabe, Jean Pierre Mugabe, niho bisobanuye neza, kandi avuga ati dore uko byagenze umunsi byabaye n'ibi, komando yagiye n'iyi, barabica barabarangiza. Noneho Albright ahageze bati byacitse, bati abacengezi bamaze abatutsi. Aravuga ati niba uko bimeze mukora ibyo mushaka rwose mubarangize. Ibyo bintu ni ibintu byabaye. Ngewe nshyira muri bwa buryo nyine bwo gutanga igice kimwe cy'abatutsi bake bakicwa kugira ngo Kagame n'ingabo ze babone uko basobanura ibyaha byabo. Ariko rero ushatse kuzamuka kure wahera muri 90 igihe cy'igitero, muzi ko batangira gushyira abatutsi bo mu karere mu ntambara ya FPR, byahereye mbere y'igitero ubwacyo. Uriya hari abasirikare b'abanyamurenge bagiye mbere y'ukwezi kwa 10 muri 90, n'abandi batutsi bavuye muri Nord Kivu bajya Uganda, bamwe baciye Burundi igihe cya Buyoya, abandi baca za Bunagana bahurira muri Uganda. Noneho baratangira babakoresha entraînement, bababwira bati tugiye gutera u Rwanda kugira ngo tubohoze ubwoko bwacu. Nuko babivugaga, abanyamurenge bari babirimo barabitubwiye, n'ubu baracyabitanga rwose ho ubuhamya. Ni ibintu bikomeye. Noneho koko intambara itangiye, nabo baragenda. Icyo kora aho bayitsindiye ntabwo bahembwe bihagije, ndetse hagati aho hari abanyamurenge benshi n'abatutsi bari baturutse mu Burundi no muri Kongo bagiye bicirwa mu byo bita training wing, aho nyine banterena abasirikare bagomba kurwana, babaziza ko bavuze igifaransa, bavuga ko bakonje n'ibindi nk'ibyo. Ubwo mu by'ukuri kubatangaho ibitambo byari byatangiye. Kuvana umwana mu ishuri muri Saint Albert i Bujumbura ukamujyana
akajya kwiga kurwana ariko hashira igihe ukamwica uvuga uti ntacyo reka bagende hazaba haza abandi uzi nakubwiye nyine ibyo byamudendeye inyuma ariko niho ni nyuma ya 1994 na mbere yaho bari barishe abagogwe nyuma yaho ikindi cyabaye nuko muri 1994 aho ubwicanyi butangiriye nyuma yo kwica Habyarimana aho ubwicanyi butangiriye niho ibyo bitambo byagaragaye cyane ngewe nabikurikiriye hafi igihe nari ambasaderi mu Bufaransa noneho ubwicanyi butangiye ndavuga nti reka mbaze abasirikari bacu bo muri FAR icyakorwa kugira ngo ubwicanyi buhagarare navuganaga n'abasirikari bacu buri gihe hari bari abagatsinzi hari n'abandi wenda ntavuga amazina kubera ko bashobora kuba batabyifuza bakambwira bati niba byashobokaga ngo intera hamwe zibe neutralize tuzihagarike ubwicanyi buhagarare noneho tuganire na FPR turebe ko ubwicanyi bwahagarara baza kumpa ubutumwa icyo nabyanditse no mu gitabo nabisobanuye kenshi mu biganiro hirya no hino nubwo ntari nsanzwe mvugana na Kagame ariko icyo gihe nasabye etat-major y'u Rwanda nti mwandike ibarwa noneho turebe ko twayigeza kuri FPR barayandika bayiha Kanyarushake nanjye Pari kugira ngo twembi turebe ukuntu twayigeza kuri Kagame kandi twarabikoze ngewe nabicishije kuri Bihozagara mbicisha kuri Patrick Mazimpaka mbabwira nti les FAR barifuza ko intambara yahagarara hagati yacu hagati ya FAR na FPR kugira ngo noneho twishyire hamwe tujye guhagarika interahamwe nta nubwo batekerezaga icyo gihe ko na FPR iri kwica abahutu ruguru ngo nabwo ubwo bwicanyi nabwo bajye kubuhagarika ariko ubwo abatutsi buhagarara nubwo bw'abahutu wenda byari kugaragara ko FPR iri kubikora FPR rero isubiza ivuga nyete ndababaza abo nayo natumye yaba Bihozagara yari Mazimpaka barambwira bati ntabwo dushobora guhagarika intambara kuko objectif ni Kigali abo batutsi uvuga ko bari kwicwa ntabwo batureba si ibyacu twebwe abatutsi dushaka kubohoza n'ab'impunzi tubana mu mahanga abo bo mu Rwanda n'abanyu mbese basa n'abavuga ngo mu bakoresha icyo mushatse urumva icyo bishaka kuvuga nuko ko mu by'ukuri sicyo cyari cyabazinduye ibyo bavugaga ngo nta demokarasi ngo abatutsi baravangurwa n'ibiki byari binyoma icyo gihe na minuwari twaravuganaga wibuke ko mu matariki ya 15 16 na 7 abasirikare b'u Rwanda na FPR bajyaga bahurira kuri minuwari bitwa ko bari kunegosiya ko bari kujya impaka ngo barebe ukuntu intambara yahagarara ariko FPR ikabyanga muri kiriya gihe Dallaire nubwo tumutera amabuye kandi koko akwiye kuyaterwa kuko hari ibintu yagomba gukora atakoze yagiye kureba Kagame birenze rimwe hari ibyo yanditse rero mu gitabo cye cyakindi avuga ko yakoze mu kiganza cya shitani mu by'ukuri umuntu akibaza niba shitani yashaka kuvuga ari bagosora nk'uko abivuga cyangwa niba ari Kagame ibyo byose avuga ibyo yaganiriye na Kagame ko yabwiye Kagame ati nyaboneka wahagaritse intambara ukumvikana na FAR noneho amahoro akagaruka mu gihugu cyangwa se niba udashaka guhagarika intambara ndabizi ko ufite ubushobozi bwo gufata ubutegetsi ariko ubwicanyi bwahagarara ati simbuka ufate Kigali ubwicanyi buhagarare Kagame aramureba aramubwira ati umva rero muzehe ati uri umujenerali nkaba undi mujenerali umenye ko nta gihe mfite cyo kujya guhagarika iyo jenoside ati ngewe icyo nshaka ni ugufata ubutegetsi nicyo gituma twebwe muri FPR tureka interahamwe zikica abatutsi abasirikare bamwe bakabyivangamo kuko birazwi ko FAR zitigeze zijya kwica abatutsi by'ikivunge hari bamwe bavuye bavuga ko ari abo muri garde présidentielle n'icyo gihe abasirikare niko bambwiraga bati rwose abo muri garde présidentielle nk'abangahe nibo babigiyemo Kagame akavuga ati igihe bica abatutsi birabarangaza ntibabashe kurwana bikabananiza
twe tubareba twicecekeye. Ati icyo gihe rero twe turabareka nibakomeze, nitubona bananiwe mbese bageze ahantu batagishoboye kurwana tuzasimbuka noneho tubafate mu ijosi. Urumva ibyo bintu bibiri. Yongeraho no mu gitabo cya Ruzibiza avuga ko Perezida Kagame ahantu hose bajyaga bica abatutsi, ingabo za FPR zabaga ziri hafi aho ngaho, ariko by'umuntu yabishyirana no muri biriya Rutaremarane no mu minsi ishize arongera bisubiramo nabivuze by'ukuntu boherezaga interahamwe, ukuntu boherezaga abantu mu nterahamwe kugira ngo bice nyine bikomeze bavuge bati murebe uko biragenda, jenoside irimo irakorwa, abo bantu bo kwenyegeza ibyo ngibyo biravuganye. Kagame wene yarongereyeho avugana na Dallaire, byanditse mu gitabo cya Dallaire. Ntabwo si umuntu w'umwanzi wa Kagame wabyanditse nk'uko bavuga ngo gira umwanzi wabo. Dallaire niwe wanditse ati Kagame yarambwiye ati iyi ntambara twatangiye n'ubu butegetsi dushaka gufata bisaba ibitambo. Ati aba batutsi uvuga niba bagomba kuba ibitambo bizaba uko byakabaye, tuzafata ubutegetsi bazaba ari ibitambo by'iyo nsinzi. Byanditse mu gitabo cya Dallaire, nuko ntari niteguye nari kuzana reference amapaje. Narabisomye ndabizi mu buryo. Urumva rero ntabwo bikiri ibintu byo gufindafinda. Kagame yabikoze abishaka. Ngewe niko bansubije ko abo batutsi bene wacu bo mu Rwanda atari bo batumye batera igihugu, ko ababica bashatse babakoresha icyo bashatse. Muri abo batangabuhamya uribuka ko na James Munyandinda nawe yarabisobanuye, kandi yabaga ari hagati mbese ari hafi ya General Kagame. Avuga ati naho abana bacu bashaka kujya gutabara abatutsi, ababitinyutse bararashwe. Urumva hari abarashwe, hari abamanitswe, hari abagize bate. Abasirikare benshi bo muri FPR batanze ubuhamya bavuga aho byabereye. Urumva rero nagahoma munwa. Ikibabaje nuko kuva icyo gihe muri 1990 kugeza ubu aracyafata abatutsi abagira ibitambo, ariko ngira ngo n'ubu ngubu ejo bundi warabibonye ziriya mpunzi z'abatutsi yashoye mu myigaragambyo ari ku Kigeme, ari Bunagana, nabyo urabona yongera kubashora mu bintu by'agahomamunwa. Sinzi buriya umutima uwuhe bizagarukiraho ibuye. Biriya bintu by'impunzi z'abanyekongo bari mu Rwanda, mu by'ukuri umuntu wese ukurikira evolution y'iriya ntambara yarazi ko bigiye kuba. Kubera ko niba warakurikiye ibiganiro uriya mugabo Canisius Munyarugero agenda atanga aha abanyamakuru bo mu Rwanda mu Kinyarwanda kitari n'icyo muri Kongo rwose, ni Ikinyarwanda cyo mu Rwanda. Hari uwambwiye ko atuye ku Gisenyi ko ariho akorera, ariko noneho akaba yaragiye kuba umuvugizi wa M23. Avuga ati tugomba kubikora tukabohora bene wacu kuko turashaka kurwana na Libantu. Kinaravuze ntibi ni ikiko. Ubwo rero icyo bashaka nuko bica abaturage bikishishe Rucuru n'ahandi. Noneho ngo impunzi bita imiryango yabo, kandi koko bamwe bafite imiryango yabo mu Rwanda, nk'uwo mugabo mvuze umuryango wo mu Rwanda. Ati none se abantu bacu nibataha bazatura he? Urumva rero ko bagomba kubanza bagakora vide, bagakubura kugira ngo ubutaka bari butuye abo baturage ariho bashyira abitwa ko ari abaturage bari baturutse aho ngaho b'impunzi. Izo mpunzi koko zimwe bari abanyekongo birazwa, ariko wabonye ukuntu ejo bundi bakoze sinema ikomeye, bohereza umuntu nka Albert Rudatsimburwa cyangwa izina nk'iryo Rudatsimburwa, bamwoherezanya na wa Mubirigi uriya wigeze kwandika article avuga ko kariya gacara k'abatutsi gusa. Holstein ni umuntu Mubirigi we, ni Umubirigi. Bakorana mu by'ukuri muri Contact FM, niba Contact FM ikintu nk'icyo. Ariko burya Contact FM ngo ni ya madamu, ni ya madamu n'ubundi, ni ya madamu Jeannette Kagame, kuko uriya Albert ni umuntu bakorana kuva kera, byose turabizi.
Jeannette Kagame niwe patrone wa Albert, niwe bakorana. Ubu noneho bashyizemo n'abandi bo ntabwo nababonye, ariko abo bombi nababonye ikishishe. M23 ngo igiye gukoresha enquête, itumira abanyamakuru bakorera FPR officiellement, abari bo baza kuba abahamya ko ubwo bwicanyi bwakozwe na FDLR na FRDC, ngo abishwe bari abatutsi. Ariko ikinyoma nk'icyo ntigishobora gutinda gufatwa. Barafashwe kandi nabo buriya bahindutse abafatanya byaha. Byabayagaho mu munwa, kuko ngo baravuze ngo ni abakozi ba televiziyo Al Jazeera. yagombye yandika irabanyomoza. Hari ubwo bajya bakora uturaka, hari ubwo bakora uturaka twa Al Jazeera. Ibyo ni byo koko, ariko hariya ntabwo bari bagiye kuri Al Jazeera, bari bagiye ari intumwa za FPR. Albert uriya ni umuntu ukomeye cyane muri FPR Inkotanyi, n'uriya muzungu, kandi nicyo cyamujyanye, arabihemberwa. Bamwe bavuga ko ari n'umumercenaire. Mercenaire bwe simbuzi niba ari n'ubumercenaire bw'igisirikari, ariko rero ibintu bakoze hariya bibwira ko ntawe ubamenya. Ariko abaturage bafashe amafoto barabitwoherereza, bati dore ba bantu banyu noneho nibo baje kugaragaza ko ankete zidafashije. Biriya ni ibintu ni nka kado bahaye abashinzwe gukora ankete, kubera ko byagaragaye ko FPR ariyo M23 nyine ko ariyo yabikoze, noneho bakagerageza kubihishahisha nk'uko byagenze cyagiye. Uribuka muri 1993 igihe ya Komisiyo Internationale Neutre yazaga mu Rwanda, irimo bariya ba Eric Gillet, irimo ba Lisson de Forge, irimo ba Jean Carbonard n'abandi. Matata arabizi kuko yarabaherekeje kugeza kubikoraho ikiganiro. Baraje bamara hafi iminsi 10 bagenda ku butaka bwayoborwaga na guverinoma y'u Rwanda, bakora nkete, bacukura, bajya gushaka ahantu haba hari imva ziriya fosse commune n'ibiki. Bigeze igihe cyo kujya ku butaka contrôlé par le FPR, babwira FPR bati turaje mu masaha ine. FPR itimemuritse, babemereye kujyayo saa 10 za nimugoroba. Icyo gihe hari igihe cy'imbeho cy'imvura. Noneho ngo bagiye gushaka kubaza abaturage batese, mwatubwira niba nta bwicanyi bubera hano muri ubu butaka bwa FPR. Ibyo byose bigakorwa hari umusirikari ufite kamera ari gufilima abaturage. Urumva ko nta watanga ubuhamya, ntabwo watanga ubuhamya hari kamera igutunze mu by'ukuri kubwira iti nugira icyo uvuga, niba mara kugenda nawe turabigukorera. Bamaze amasaha 2, ahandi bahamaze iminsi 10, kandi bafite imodoka za leta, bafite ibikoresho byose bahawe na leta, bafite ba traducteur n'abamatata babafasha guhindura ikinyarwanda ibyavugwaga. Ariko igihe cya FPR yarabibrotse. Nibyo bari gushaka gukora rero zakishishe n'ahandi, ariko bakibagirwa ko ibintu byagiye bimenyekana buhoro buhoro ko n'isura yabo nyayo imaze kumenyekana, kandi ko ababafashaga ejo hashize ubu wenda ntibakibafasha, kuko ibyo barabyibagirwa rimwe na rimwe. Muri make rero muvandimwe Gaspard, nagira ngo nkubwire ko uriya mukino wo gutanga ibitambo, abatutsi bakaba ibitambo, ndetse n'abandi baturage muri iki gihe. Abaturage nka buriya hari ikintu kitavugwa bihagije, ariko ngenda nacyumvanye abantu baragenda bakajya mu Ruhengeri hariya bita Musanze, bakajya Gisenyi, Rubavu, bakayoragura abajene, urubyiruko hagati y'imyaka 18 30, bakayoragura ngo bagiye kubigisha igisirikare. Ndagira ngo nkubwire ko wenda hari abajyayo koko bakajya muri M23, ariko abenshi ngo baburira irengero. Urumva rero bari kwica abantu. Ni nka batangiye jenoside yindi, nako ni yindi ya kera ikomeza, bagatera amabuye 2, rimwe rigaterwa Kongo,
irindi rigaterwa abo baturage bakorerwa jenoside. Ibyo bintu rero nicyo gituma tugomba kubihagurukira tukabivuga. Abantu bavuga ngo tube turetse kuvuga jenoside rwose barakora ikosa rikomeye cyane. N'iki igihe ni cyo kubivuga, kuko guhishira umwicanyi nawe ubaye umwicanyi. Ntabwo twategereza ngo Kagame namara kuva ku butegetsi ngo niho tuzabivuga. Turabivuga twese, tugomba gutangira tukabivuga. Abanyekongo ngira ngo batweretse inzira. Abanyekongo barahagurutse baricwa, ariko bagakora resistance, bakabwira ati nimuze mujye gukora manifestation. Abanyekongo bati no, bakemera bakaraswa. Kinshasa barahagurutse, Lubumbashi barahagurutse, Bukavu barahagurutse, yewe n'abasenyeri n'abapadiri noneho basigaye bajya gukora za manifestation, kwigaragambya barwanya leta y'u Rwanda, barwanya Kagame. Ibyejo rero bakeka ko ubugome bwabo n'ubwicanyi bwabo butazwi. Ubu ngubu bashatse bakwitonda, kuko umukino wabo waramenyekanye, kandi natwe tuzakomeza dukandagira kugira ngo byiyongere. Ntabwo ari ukwanga igihugu cyacu, si ukurwanya ngo ni Kagame se dutwaye iki? Niyo Kagame agize icyabasi uyu munsi, nk'uko bamwe babivuga ko ashobora kuba atakinariho, ntabwo byatuma ubwicanyi bwa FPR budakomeza. Tugomba rero natwe gushyiramo ingufu, tukongera kugira ngo, kandi tugashyira hamwe kuko nabyo biratumunga bikatubuza kuba efikasi. Murakoze cyane. Jean-Marie Vianney Ndagijimana, ndagushimiye kuko ndumva ikibazo tukivuye imuzi. Burya kuyavuga siko kuyamara ku mondi. Ndumva ikibazo ukizungurutse, yumvise FPR iranze ibaye agahomamunwa, iranze imaze Abatutsi itaretse n'Abahutu. Ngaho rero tangureke wiri. Hari akantu gato nashaka kuvuga. Buriya ari nanone ikintu ntitwakibwiwe bihagije cyangwa tukibone bihagije, ariko M23 na FPR batangira kwica, bagiye aho impunzi z'Abanyarwanda zari ziri, bica benshi, ariko kwa kubica ntibimenyekane. Ubu ngubu hari impunzi nyinshi zakwiye amashyamba, zicwa n'inzara, zirara hanze, abana batangiye kwicwa na za korera. Sinavuga ngo dukore iki, ariko Abanyarwanda bazi ubwenge bihagije, tubashije kureba ukuntu twishyira hamwe tukabagoboka, tukabisabira uruhushya, batazagira ngo turafasha abo bita ba teroriste. Ariko rero ntabwo twabona abana b'impunzi, ababyeyi babo bapfa kubera amasasu cyangwa kubera ukuntu bafashwe nabi na M23 imaze kumenyekana ko ari abicanyi. Ngo niyo message nagira ngo ntange, turebe ukuntu twabyiga vuba rwose, tugaterateranya, tugafasha bariya bantu. Ariko initiative irahari. Ejo bundi ngo ni weekend ishize, wa gatandatu ushize, twakoze ikintu nk'icyo ngicyo za association, harimo yita la petite main, harimo iri association y'abagore, Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, harimo Jambo. Izo za association zari zateranye, tugerageza nta cyabonetse kinini, ariko icyo gitekerezo no kugikomeza. Nawe ufite akantu cyangwa abandi bantu, wabaza iyi association yitwa la petite main, niyo yagiye ikusanya imfashanyo, ndi buguhe coordonation. Nta kibazo, ndumva zifite, barabikoze, hari n'abandi babikoze, ariko njye ndavuga nti abantu babashije kwishyira hamwe bikaba bihagije, kuko bakeneye amahema, za shitingi, bakeneye ibiryo, bakeneye imiti, bakeneye, mbese ni impunzi zongeye kuba impunzi bundi bushya, kandi zari zitangiye kumenya, babavanye mu masambu yabo, bagenda badasaruye ibyo bari barahinze, ibyo bari bejeje. Ibyo ni ibibazo bikomeye cyane, ariko ngo ntitukabivuge, twabivuga ngo dushyikiye aba n'aba. Urakoze cyane Gaspard, ikiganiro ntumiyemo kandi ndagishimye rwose. Nabyo rega ni ubufatanye, kuko izi chaîne zacu za YouTube tugomba kujya tunyuzamo, tukagaragariza Abanyarwanda ko duhuriza hamwe. Oya, nibyo. Ngaho urirwa rero, urakoze. Urakoze cyane Gaspard. Iyumvire uzaramba, iyumvire Karasira, Osekuru Nyagasani, tabara
nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere warashobewe ekundorere wa mubyeyi we